Bakunzi ba Retropa Academy turabashuhuje tuje gusubiza ikibazo cy'umuvandimwe yabajije ngo tumukorere free phase circuit ya relay. Ubwo rero mbere ko tuhita tubikora ndagira ngo mbanyuriremo relay icyo ari cyo, ariko relay nayo ni nka switch. Iyi switch mubona dukoresha ducana amatara nk'uko hano muri kubibona, gusa relay ni kimwe na nako ijya kumera kimwe na contactor, ariko niyo mpamvu ushatse kubanza kugaruka gato kuri switch na contactor na relay kugira ngo umuntu aze kumva mbere yuko nshushanya igishushanyo kiki cya relay. Ubwo rero switch zo ni switch ni interrupter dukoresha ducana amatara, ubundi zagenewe gukora cyangwa se gucana amatara atarengeje ampere 10. Noneho wenda voltage zikoraho ni tension electrique n'undi biri hano mu mazu ya duherezwa na utility nk'uko reg yayitanga nka 220 volt, tubibutsa yuko ari AC. Noneho rero kuri switch ntago habaho icyo bita control circuit na power circuit, oya, ahubwo icyo wavuga ko ari control na power circuit biba bivanze. Mbibutse ko iyo uvuze power circuit ni circuit ibigizwe n'iki, bigizwe na ya load ifite puissance nini, mu gihe control circuit ko naga circuit kaba uri buze gukoresha gaswitchinga iki ya load yawe. Kuri switch ho rero control circuit gukora no power circuit biba ari kimwe, biba bivanze kubera yuko uri gukora kuri current ntoya cyane. Nta mpamvu yo gutandukanya iki power circuit na control circuit, mu gihe kuri relay ho bagira gute babitandukanye. Ni ukuvuga ngo kuri relay control circuit bitandukanye n'iki na power circuit. Mbere yuko ariko tujya kuri icyo gishushanyo cya relay itandukane na contactor. Contactor yo rero, contactor nayo ni switch, gusa yo igira control circuit ikanagira na power circuit, kandi igakora kuki igakora ku load manini cyane nk'amamoteri, nk'uko mubibona muri video igiye gukurikira. Nkuko nari maze kubibereka cyangwa se kubabwira, babwiye ko kuri no video noneho muri kubona iki moteri rero ibikeneye power nini cyane, kuko rero ikenera power nini cyane habwo waba ugikoresheje switch ngo bishoboke. Niyo nubwo wakoresha relay nagikoreshwa wenda ku ma puissance manini cyane, contactor niyo ikoreshwa ku ma puissance manini cyane. Noneho nibyo nari ndimo mbabwira ahangaha. Murabona yuko wenda nk'iyi contactor yacu iragerikanagira no kuri volt 400 za AC, current ikaba yagera ku 1000. Byumvikana ko ari ku L1 L2 L3. Izi nizo twita terminals zo kuri power circuit. Nuwa ngo moteri uraza ukagira gute, uraza ukayishyira kuri izi terminal T1 na T2 na T3. Nuwango ahangaha no kuri zitamino ni voltage y'iki ya 400 AC, mu gihe no kuri control circuit ishobora kuba 220 cyangwa se kaba 24 DC volt DC, cyangwa se ni voltage noya ugereranije n'ikini ni ya power circuit. Impamvu rero mu kanya ngiye gushushanya cya kibazo umuvandimwe yabajije cyo gushushanya free phase circuit ya relay, nuko nagira ngo mbanze mbatandukanyirize relay na switch ndetse n'iki na contactor. Ubwo rero no mu kanya ngiye kujya kuri relay noneho ngira gute nanashushanya icyo gishushanyo cya free phase circuit za relay. Reka noneho rero tujye ku kisubizo cya wa muntu watubajije ngo tumushushanyirize free phase wiring y'iki ya relay. Mbere na mbere ukuntu ngiye kubikwereka, ugomba kubanza kumenya ko tuba dufite iki power supply yacu. Reka mfate wenda urusinga rw'umutuku yari phase ya mbere, tukagira hano wenda phase ya kabiri, tukagira hano phase ya gatatu, tukagira phase hano tukagira neutral, ndetse hano tukagira iki, tukanagira na protection wire. Ngiyi supply yacu.
Noneho rero yaba ari relay yaba ari contactor ugomba kugira circuit ebyiri. Ugira iyo bita power circuit ukanajya n'iyo bita control circuit. Kuri power circuit niho niho ushyira yanuza ya load yawe niho ngo ya moteri. Urugero reka mfate hano kuri mfashe hano ya phase yacu ya mbere, mfashe ya phase yacu ya kabiri, mfashe na ya phase yacu ya kangahe ya gatatu. Noneho uba ugomba kubanza guproteja iki moteri, ugaproteja ukoresha short circuit. Ushobora gukoresha fuse cyangwa ugakoresha circuit breaker. Reka dukoresha iki fuse. Ngiyi hano wenda iyi niyo fuse yacu yo kugira gute yo protectinga ya moteri yacu ki tuproteja short circuit. Ariko ugomba no kugira uburyo ushobora gukupa n'intoki cyangwa ugakupura iki ya moteri yawe. Niyo mpamvu hano nshobora kuza hano nkashyira iki, nkashyira icyo nakwita icyo twavuga ko ari nka interrupteur. Ahangaha rero iyi ni interrupteur, ni nka interrupteur ariko nyine ifite imbaraga ikoreshwa ku mamoteri ariyo switch, free phase switch. Noneho iyi ngiyi niyo kugira ngo ukupe cyangwa ukupure ni ukupe cyangwa ucane moteri yawe ukoresheje intoki. Noneho hano ndaza noneho mpite nshyiraho iki, ndaza mpite nshyiraho ya contactor. Iyi ngiyi reka mvuga ko ari contactor cyangwa se relay. Mbibutse ko relay ahantu itandukanye na contactor nuko relay yo ikora ku ma current makeya. Reka tuwe ko wenda ari akamoteri gato katarengeje wenda ampere 30, ariko ufite nka ampere wenda nk'igihumbi, kubona relay ukoreshaho biba bigoye. Contactor niri bikoreshwa ariko igishushanyo principe yo ni imwe. Reka mvuge ko iyi ngiyi ari relay yacu. Noneho habaho relay zitandukanye. Nko kuri moteri ho ubugomba no gukoresha iyo bita relay yo gusensinga niba temperature ya moteri iri gushyuha cyane, iyo relay ikazakupa. Niwa ngo wende iyi ni relay yo guswitchinga. Ngeze hano, iyi ni relay yacu yo kugira gute yo guswitchinga. Hano noneho nashyiraho na relay yo kugira gute yo gusensinga temperature ya moteri igihe ageze gute, igihe yashyushya. Hano nkashyiraho moteri. Iyi rero ni power circuit. Nko kubibona ahangaha ni ya moteri yacu, free phase motor, induction motor. Noneho iyi ngiyi ni relay ariko isensinga temperature. Nkuko mbikubwiye ahangaha none ni iyi ni contactor cyangwa se yari relay yacu. Izi ni terminals zayo. Contactor cyangwa se yari relay yacu ahangaha. Ariko contactor igihe moteri yawe ifite current, isaba current nini cyane, ifite power nini cyane. Noneho relay yo igihe moteri yawe isaba nuza ifite power nyeya cyangwa se current nyeya. Noneho rero iyi ngiyi ni iki, iyi ngiyi hano iyi circuit tushushanyije aha niyo twita control circuit. Iyi niyo twita iyi ntabwo ari control circuit, ahubwo iyi niyo twita power circuit. Iyi ngiyi turangije hano ni power circuit. Noneho ngiye kugira power circuit nuwa ngo ni ya circuit inyurwamo na ya current wenda ya 30 ampere twavugaga hanga, nuwa ngo niyo inyuramo hanga. Ariko kugira ngo uswitchinge iyi relay yawe ntabwo ukeneye iki, ntabwo ukeneye current ingana, ukeneye current noya.
niyo mpamvu rero hano ku ruhande ugira icyo twita control circuit, aho iyo ni single phase buri gihe, aho uzaza ugafata wenda phase imwe muri za zindi eshatu, nayo birumvikana ugomba kugira gute, ugomba kuyiprotectinga. Dushobora gukoresha hano wenda ka disjoncteur cyangwa se circuit breaker, aka naga protege iki nuza yacu circuit yacu, control circuit yacu. Wayivaho noneho ukahita ujya kuki kuri iyo bita butop swar. Ugomba kugira butop swar ebyiri, ugomba kugira butop swar ifunze iyo kugira ngo uzakupe, kuko butop swar mbibutsa yuko butop swar bigenda gute, butop swar ukandaho warekura umuriro ugahita ugenda. Noneho hano wenda iyi ni butop swar, wenda tuyiti ngiyi S1, tukaza noneho nanga tukagira iyindi butop swar wenda S gutya kabiri. Iyi butop swar noneho rero niyo ukanda ugira ngo gute, ugira ngo ucane moteri yawe. Noneho hano kuri ya switch yacu ya relay yacu, hano tuba dufite relay ibigizwe na bobine cyangwa coil ifite terminals ebyiri, iyo bita A1 na A2. Noneho iyi ngiyi hano, iyi ni ya butop swar uzakanda ugira ngo switching ino relay yawe. Noneho hari icyo bita contact domancier niuza, ikabiri amparallel ni iyi butop swar. Iyi contact domancier wenda reka tuyite K1. Noneho usohoka hehe, usohoka no muri usohoka no kuri butop swar, ugira gute, uzamuka ukaza ugashyira hehe, ukaza ugashyira hano kuri terminal ya relay. Noneho hano ukaba wafata iki, ukaba wafata neutral, ukaza ukagira gute, ukayihuza noki na neutral yo kuri utility. Nuvuga ngo urabona aka gace noneho akangaka aka gace niko twita control circuit. Noneho iyi mbibutse ko akenshi urusinga rwa protection ruba ari umuhondo uvanze n'iki n'icyatsi kibisi, akore kanongera umuhondo. Uru noneho ni rwuzana ukashyiraho ki kwa protection gihe ukoze kuki kuri housing ya moteri, igihe hagiyemo umuriro nube wafatwa. Nguko rero ni iyi ngiyi ni control circuit na power circuit. Ndakeka ko wabisobanukiwe cyane, kandi mbabwira mujye mwandika muri commentaire ibibazo byose mufite, tuzajya tubasubiza nta kibazo. Hano kuri Electro-Power Academy ni yanyu. Utarakora subscribe wayikora, kandi wanakwinjira muri group ya WhatsApp aho bazi ikibazo bagenzi bawe nawe bakabagusubiza. Umunsi mwiza.